Mwami wacu Yesu Kristo cyumweru cyiza kuri mwese. Amahoro y'Imana nabe muri mwe, turabasuhuje aho muherereye hose mudukurikiranye muri uyu mwanya, umwanya mwiza w'amateraniro, umwanya mwiza dufata wo kuba imbere y'Imana nkuko bisanzwe. Rero muri kumwe na Pastor Ndorimana Edouard guturuka mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kimironko, nkaba hagarariye itorero rya Yahahise Christian Church Bethlehem ni paruwasi. Muri ubwo buryo tukaba turi hano kugira ngo duterane n'abakristo mwese mudukurikirana, abari hirya no hino. Ntabwo nabura kubasuhuza. Hari abari Gisenyi, Rubavu, Nyankunda, kuvuga ngo dufite inshuti kandi rwose turabakunda. Hari abari Nyagatare, Burasirazuba, mwese turabasuhuza. Ntabwo twakwibagirwa abantu bacu bari hariya mu Bugesera ngo ni Nyamata, turabasuhuza mwese, Imana ibahe umugisha. Ntabwo twakwibagirwa bari mu ntara y'Amajyepfo, abari Butare, Ruhango, Muhanga, mwese turabibuka. By'umwihariko abari Cyangugu mu karere ka Rusizi turabibuka mwese, ndetse n'akarere ka Nyamasheke, aho muri mwese turabasuhuza. Mbese mwese turabasuhuje kandi tubaha ikaze. Imana ibahe umugisha rero muri ubu buryo, kandi twishimira kubana namwe. Abakristo bacu namwe turabasuhuje, twibuka abantu bari mu karere ka Gasabo, akarere ka Nyarugenge, akarere ka Kicukiro, mwese turabasuhuje. Imana ibahe umugisha. Aho tuziranye ndabahobeye, Imana ibahe umugisha. Munyemerere tuze kubana muri uyu mwanya nk'uko dusanzwe tubana. Isaha ni yayindi yageze, ndagira ngo ushatse wakandikira mugenzi wawe message ukamubwira ati ya materaniro yacu dusanzwe duterana isaha yageze. Ushobora kumwandikira ukoresheje WhatsApp, ushobora kumuhamagara nta kibazo, ushobora kumubwira, kuko rimwe na rimwe nkunda kuvuga ngo nubona ibyiza ujye ubisangiza abandi. Nubona uburyo bwiza bwo watumira mwene so mukabana mu buryo bw'ijambo ry'Imana ndetse no gusenga, jya umutumira ubwire ati shyira hano wumve ijambo ry'Imana, ibyo uzabiherwa umugisha. Mbibutsa ko hari ubundi buryo mushobora kudukurikiranamo. Abatari kudukurikirana muri uyu mwanya, mushobora kujya kuri channel yacu ya YouTube yacu yitwa Guhumuriza TV. Ushobora kujyaho rwose kuri channel yacu, wandika Guhumuriza TV, uhita ubona inyigisho zose zitambuka. Muri ubwo buryo ukabasha kuzikurikirana. Imana iduhane umugisha. Munyemerere rero mbere yuko ngira icyo mvuga, mbanze nsenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye, tugushimira iteraniro ryiza ushimye ko tubamo. Mana, ngushimiye ko wampaye aka kanya kugira ngo mpagere, ijambo ryawe reka ribe muri iki. Reka umwuka w'Imana ayobore ibitekerezo, ayobore ijambo ryose riri buze gusohoka muri jye, kugira ngo bibashe kubaka benshi. Umutima wuzuye kukuvuga, ariko kandi niyo utuyobora bikagenda neza. Turakwinginze ngo tuyobore, kandi dusengera abakurikiye muri uyu mwanya, kugira ngo muri muntu wese mu rwe ruhande, buri muntu wese uko akurikiranye ijambo ry'Imana ribashe kumugirira umumaro, kandi ye kugira icyo yibwa. Nirukanye abadayimoni batwiba, nirukanye abadayimoni badusahura, basahura ijambo mu mitima ribibwemo, bakabasha kutumva ijambo ryawe. Turasenze kugira ngo ubane natwe, utuyobore kuva dutangiye kugera ku musozo, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cyo Kuva. Turasoma igice cyaho cya 14, igice cyaho cya 14, turasoma n'umurongo wa 19 n'umurongo wa 20. Igitabo cyo Kuva, cyangwa se iyimuka Misiri, cyangwa se kuvanwa mu Misiri, byose nta kibazo. Turasoma igice cya 14 umurongo wa 19 kugera ku murongo wa 20. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umumarayika w'Imana wagendaga imbere y'Abisiraheli, ahera ko ajya inyuma yabo, inkingi y'igicu nayo ibajya inyuma, ihagarara hagati yabo n'Abanyamisiri ijoro ryose. Abisiraheli ibabera urumuri, naho Abanyamisiri ibabera umwijima. Bityo ijoro ryose abashyamiranye ntibegerana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hano Bibiliya bivuga neza, hano muri Bibiliya yera haravuga ngo marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisiraheli arahava ajya inyuma yabo, ya nkingi y'igicu iva imbere yabo, ihagarara inyuma yabo.
ijya hagati y'ingabo z'abanyegiputa n'iz'Abisirayeli. Bari babera igicu n'umwijima, abandi babera umucyo ubamurikira nijoro. Ntibegerana iryo joro ryose. Imana ishimwe cyane. Muri Mubyutse Akomeze Agende, nk'uko insanganyamatsiko yacu ivuga cyangwa izina ry'ikiganiro, uyu munsi mfitemo topic ngufiya ivuga ngo bagize ubwoba, Imana ihagarara ahari ikibazo nyirizina. Bagize ubwoba, Imana iragenda ihagarara hari ikibazo giteye ubwoba nyirizina. Mbese reka nkoreshe iri jambo, bagize ubwoba, Imana iragenda ihagarara ku isoko ryateje ubwoba. Aho isoko y'ubwoba iri kuva, aba ariho Imana ihagarara. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo, ndagira ngo tuvugane, ndagira ngo dufate umwanya usobanure kuri iri jambo gato, tuze gusenga. Ibihe byacu tubamo n'iminsi tunyuramo, tugira ibidutera ubwoba, tugira ibidukanga. Ubuzima bushobora kudutera ubwoba, imibereho ishobora kudutera ubwoba, ibyo tunyuramo bya buri munsi bishobora kudutera ubwoba. Yewe umuntu agira ibimutera ubwoba ndashobora kurondora ngo nzabirangize. Ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire, Imana irashaka guhagarara aho hantu haguteye ubwoba, aho nyine kuri icyo kibazo kiguteye ubwoba, kuri icyo gitumye uhangayika, shobora kuburara amajoro utaryama ngo usinzire. Imana irashaka guhagarara aho hateye ubwoba, aho uri kureba ukavuga ngo biragenda gute ko mbona iminsi mpagazemo, ubwoba ni bwose. Umuntu agira ibimutera ubwoba, ntihagire uzakubeshya. Kuva kukomeye kugera kuworoheje, umuntu wese ashobora kugira ibyamutera ubwoba. Abisirayeli rero, ijoro Imana yahinduye uburyo bwo kurwanamo cyangwa se mu kubayoboramo, ryari ijoro ryo gucungurwa. Mu majoro yose bamaze, mu majoro y'iminsi, mbibutse ko imyaka bamaze muri Egiputa ni imyaka 430, hadasazeho umunsi, hatarenzeho umunsi. Ngo ingabo zose z'Uwiteka ziba muri Egiputa. Ni ukuvuga ngo imyaka bamaze muri Egiputa ni 430. Iyo myaka rero harimo amajoro menshi, harimo iminsi myinshi, nk'uko imyaka nayo itari mikeya. Umuntu agira amajoro menshi, ashobora kumarana ubwoba, ashobora kumara iminsi afite ubwoba. Muri iyo minsi ashobora kumara imyaka myinshi afite ubwoba. Ariko uburyo Imana yari isanzwe igendana nabo, yari isanzwe ikorana nabo, Imana yabajyaga imbere. Nibwo bwa mbere Imana yahinduye uburyo bwo kubajya imbere ibajya inyuma. Buriya hari uburyo abantu bamenyera ibintu. Imana irihariye. Imana buriya njya nkunda kuvuga ngo nta muntu uyimenyera. Tugira abantu batubwira ngo bamaze imyaka 50 babana n'Imana, ariko ndagira ngo mbabwire, niyo yaba 50, niyo yaba 100, Imana ihora ikwiyereka mu buryo budasanzwe utamenyereye. Birashoboka ko hari uburyo umenyereye mu Imana sanzwe mubanamo, ukavuga ngo ngewe nyimenyereye gutya, nziko indwanirira inyuze aha, intabara inyuze hano, igikora ibingibi bigenze gutya. Ariko Imana ntabwo ibyo ikora ntabwo bimenyerwa. None yakora inyuze aha, ejo yakora inyuze aha, ejo yakora inyuze hariya, ejo yakora igize gutya. Imana irihariye. Mu buryo rero Isirayeli yari imenyereye ko Imana ijya imbere. Ndagira ngo nkubwire, uyu munsi Imana ishaka kuza mu buryo utamenyereyemo. Imana irashaka kuza ku buzima bwawe mu buryo utamenyereyemo. Irashoboka ko hari uburyo umenyereye, kujya hari nk'abantu bavuga ngo ngewe nsenga ari uko ngo mfashwa ndi gusengera hano, mbasha kumva Imana ari uko nasengeye hariya. Hari igihe utayumvira hariya ukayumvira ahandi. Hari igihe udashobora kumva ibihe byiza uri hariya ukabyumvira ahandi. Ibyo ni umugambi w'Imana. Ndagira ngo nkubwire rero, umunsi Abisirayeli babonyemo Imana mu buryo budasanzwe, yari yahinduye position, yari yahinduye position, yari yahinduye uburyo, yari yahinduye uburyo rwose. Ndagira ngo nkubwire rero, Imana irahindura uburyo mu gihe urimo. Imana igiye guhindura uburyo. Ndagira ngo tuze gusenga wumva neza icyo usengera. Imana irashaka guhindura uburyo ku buzima bwawe, kandi irashaka guhagarara ku isoko,
ku kibazo ahaguteye ubwoba nyine nishaka guhagarara. Abisiraheli bari mu buretwa, Farawo yumvaga bafite atazabarekura, atazigera abaha akanya ngo baruhuke. Imana igapanga Kanani, Farawo agapanga amatafari. Imana igapanga Kanani, Farawo agapanga amatafari. Ibihe byose Imana yateguraga umugambi mugari ku bana bayo. Farawo nawe yagiraga ibindi apanga. Ariko igihe kiba kirekire, iminsi irahita, Imana iza gukora uburyo bwo kugira ngo ibavaneyo. Sindi bubitindeho, sindi bubivugeho cyane uko bavuyeyo, uko Imana yabikoze. Ariko ndashaka kuvuga ku ijoro ryo kuvayo. Ijoro ryo kuvayo. Ijoro ryo kuvayo. Hari ijoro ryo kuva aho hantu. Hari ijoro ryo kuva aho hantu. Hari ijoro ryo kuva muri ubwo butayu. Hari ijoro ryo kuva muri iyo minsi mibi. Hari ijoro ryo gukurwa aho hantu haguteye ubwoba. Hari ijoro ryo gutabarwa. Hari ijoro ryo gucungurwa n'Imana. Hari ijoro Imana ikoreramo mu majoro menshi. Ndashaka kuza kuvuga ku iryo joro. Birashoboka ko waba uri mu ijoro rya nyuma. Birashoboka ko waba uri mu ijoro igicuku kinishye bwenda guke. Dawidi yaravuze ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ayo magambo yavuga ari amagambo avuze kuko ijoro ryari rimubanye rirerire. Intambara zari nyinshi, arwana n'Abafilisitiya, arwana nuriya mugabo. Ndashaka kuvuga mu bice bibiri Dawidi yagizemo intambara. Yagize intambara z'Abafilisitiya, ariko agira n'intambara zo mu gice cya Sawuli. Ariko ikintu gikomeye yagizeho intambara, buri intambara za Sawuli zaramugoye. Kubera iki? Yarwanaga na mwene wabo. Buri intambara za bene wacu zishobora kutugiraho imbaraga kuruta izabo hanze. Buri intambara ugira za bene wanyu zishobora kukugiraho imbaraga kuruta izabo urwana nabo bari hanze. Imana ishimwe cyane. Rero intambara Dawidi yarwanye z'Abafilisitiya ntabwo zari zoroshye, ariko intambara yarwanye na Sawuli ntabwo ari mworoheye. Agiye kuvuga aravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, bacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndashaka kuvuga kuri aka kantu gatoya. Bahaguruka bavayo, bose bahagurutse basaga muri 6,000,000 berekeza i Kanani. Uko bagendaga Imana bajyaga imbere nijoro ikababera inkingi y'umuriro, ku manywa ikababera inkingi y'igicu, kugira ngo nijoro ibamurikire ari inkingi y'umuriro, kugira ngo ku manywa ibabundikize umwijima wicura burindi ababisha babo ntibabashe kubabona. Buri buryo Imana itabaramo igira uburyo ihisha umuntu. Iyo utari wagera aho ikujyana, iyo utari wagera aho ivuga, iyo utari wagera aho ikwerekeza, igira uburyo igutwaramo mu ijoro, ikagira uburyo igutwaramo ku manywa, ikaguhisha mu nkingi y'igicu ku manywa, nijoro ikakumurikira kugira ngo ugende. Ibyo byose bikorera iki? Kugira ngo iturinde ababisha babo, kugira ngo batatubona. Ndagira ngo mbabwire, mu rugamba urwanye, mu rugamba turwana, mu minsi tumara, Imana itaduhisha ababisha bacu, ngiduhishe nijoro, ngidutwikire ku manywa, baba baratumize mu nguri tukiri bazima. Nawe utekereza uburyo yaguhishemo, nawe utekereza uburyo yakubundikiye, urebe uburyo yaguhishe. Erega buri izi guhisha, Imana izi gutwikira. Reba uburyo yagutwikiriye mu butayu maze mu igihe kitari gitoya. Abakwishyuza ari benshi, abakuroga ari benshi, abakugambanira n'abagucira ibice ari benshi, abakubwira ngo harabura gato ngo tugufate tukugenze uko dushaka. Imana ikaguhisha, ikaguhisha bifuzaga kutagera aho uri, ikaguhisha bifuzaga kutabaho. Abashakaga kukuvutsa ubuzima bari benshi, ariko Imana iraguhisha, iragutwikira, iyerekana imbabazi zayo mu ijoro, yerekana imbabazi zayo ku manywa. Imana araguhisha, Imana araguhishe mwene da, Imana araguhishe. Urebye yaraguhishe. Bitekerezeho, hari igihe njya mbitekerezaho kavuga ngo ariko Mana, ndinde wahisha aka kageni, ndinde warengera aka kageni, ndinde wabaragiriye neza aka kageni. Iyo ntekereje imirimo y'Imana ku buzima bwanjye, kuva mvutse, gukura kwanjye, kugeza ubwo nshatse nkaba umugabo, kugeza ubwo nubatse urugo nkagira abana, kugeza ubwo uyu munsi ndi pasiteri, intambara narwanye ni nyinshi, ariko Imana yarampishe, irampishe. Dawidi yavuze amagambo akomeye, aravanga ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Umva, ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi,
ariko Imana twizera, Imana twiringira, Imana yaduhamagaye idukiza muri byose, apana muri kimwe. Reba ibyo yagukijije, reba uburyo yagutabayemo, reba uburyo yakurwaniriye. Iracyakubundikiye, iracyaguhisha abagome, iracyaguhisha abagambanyi. Yanze kuva muri uwo mwanya, yanze kuva muri urwo rugo, yanze ko wisigira abana, yanze ko wisenyera, yanze ko abagome basoza imigambi yabo, yanze kupfira aho hantu, yanze kugwa aho hantu, yanze ko ukorwa n'isoni. Iracyaguhisha, iracyakubundikiye. Iyo Mana niyo kwizerwa. Ku manywa yatubereye igicu kidutwikira, nijoro itubera umucyo utumurikira. Turatambuka aho abantu batatureba, turatambuka aho abantu batatekerezaga, turatambuka abantu batumvaga, turatambuka abantu batabonaga ko bizashoboka, turatambuka. Imana ishimwe yaduhaye uburyo bwo gutambuka. Imana iguha umugisha, Imana ishimwe cyane. Barimo bavayo bagenda, ngo Imana ikajya igenda ibari imbere. Hari ijambo Yesaya hanuye, yaravuze ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Donc iyo Imana yatugiye imbere, ibigiye kuringaniza ibitaringaniye. Iyo Imana yatugiye imbere, ibigiye gukuraho ibikuta badushyiriyeho. Iyo Imana yatugiye imbere, borokaje bashyizeho ziraborokorwa zikavaho. Iyo Imana yatugiye imbere, amazi acikamo kabiri tugatambuka. Iyo Imana yatugiye imbere, ibitashobokaga birashoboka. Imana yabajyaga imbere kugira ngo igende itunganye inzira zabo, itunganye umuhanda, itunganye aho batambuka. Ariko yumvisha urusaku rw'abasakuza n'ubwoba bw'ubwoko bwayo, iravuga ngo reka mve imbere njye inyuma. Munyumve neza bene data, Imana itugiye imbere kugira ngo itunganye hadatunganye, ariko kandi ntiyibagiwe n'urusaku rw'abirukanga inyuma yacu. Ngo Farawo abonye ko Abisiraheli bagiye, ngo aganira n'ingabo, aganira n'abayobozi, aganira na bose, aravuga ngo ese ko bari abantu barabaretwa bacu, barabacakara, barabaretwa, barabantu dufite ububasha, batubumbiraga amatafari, mize barazubatse, ibintu byose byari bimeze gutya, twabakoresha guko dushaka, ko bagiye ibyacu bizakorwa nani. Ngo ako kanya aravuga ngo noneho nimukurikire. Reka mbabwire, hari ubwoko budakurikirwa. Nagira ngo nkubwire, uri ubwoko budakurikirwa, uri ubwoko bwihariye, uri ubwoko Imana yatoranije, uri ubwoko Imana yaronse mu bise by'amaraso. Waracunguwe mwene data. Njya ngira agahinda k'abatari bakizwa, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, igirwanirira n'abatari bizera, kugira ngo izabereke imbabazi zayo, izababwire ngo erega burya nabarwaniriye kera, nababaye hafi kera. Urukundo rw'Imana rugera no kubatarakizwa, urukundo rw'Imana rugera no kubatayizera, urukundo rw'Imana rugera no kubatayemera. Urukundo rw'Imana nicyo gituma Bibiliya tubwira ngo ivuburira imvura babi n'abeza. Erega burya imvura igwa muko abakiranutsi nigwa muko abanyabyaha. Erega umugisha tubona ni ugera no kuba abanyabyaha. Ariko ibyo byose njya nkunda kubabwira ngo iyo umuntu atizeye ngo ahinduke yihana ibyaha, bizamushyirisha mu rubanza. Nubona ugirirwa neza utizera, nubona Imana ikugaburira, ikakwambika, ikagutuza, ikakubaka, ikakugira umugabo, ikakugira umugore, ikakugira umuntu nyamuntu, ikagusiga, ikakwambika, ikakunogereza, jya umenya ngo ibyo byose nutayimenya ngo uyizere uhinduke, nibizagushyirisha mu rubanza. Ntabwo Imana irobanura abantu, niyo mpamvu bavuga ngo ntirobanura ku butoni, ahubwo iratonesha, itonesha abandi. Abayemera bayizera irabatonesha, ibita ubwoko, ikabita abana kuko babyawe nayo. Ariko abatizera, kuko ntabwo, kuko kwizera niko kubyara abantu. Donc turizera, tukizera, twamara kwizera tukakira Yesu umwami n'umukiza, tugakizwa, tukareka ibyaha, tukava mu ngeso mbi, tukaba abana b'Imana. Iyo utari watera iyo ntambwe, ushobora kubona umugisha nk'uko abandi bawubona, ushobora gutabarwa nk'uko abandi batabarwa, ushobora kubona ineza y'Imana nk'uko abandi bayibona, ariko ibyo byose ntibizadushyirisha mu rubanza. Abisiraheli irabayobora, ngo Farawo ati nanjye naje, arakurikira. Ngo Abisiraheli bageze hafi y'inyanja, ngo bagiye kumva bumva amagare ya Farawo, arahorera inyuma, arahorera, arirukanka. Ngo bumva amafarashi, bumva indogobe, hari uburyo amafarashi agendamo, noneho akagenda avugiriza. Hari n'uburyo noneho ingabo nazo zagendaga zivugiriza nk'igitero nyine kigabwe. Abisiraheli barabyumva, batangira kugira ubwoba. Bibiliya iratubwira ngo Farawo abatuze, ku murongo wa 10 nse nusubira inyuma gatoya. Farawo abatuze,
nagira ngo nsubire inyuma gato ku murongo wa 10 abariho dusoma hano 14 ku murongo wa 10 hari ijambo rivuze ngo Abisirayeli babonye umwami wa Misiri n'ingabo ze bagira ubwoba bwinshi maze batakira Uwiteka babwira Mose bati mbega si ibyo twakubwiye. Bibiliya yacu y'ijambo ry'Imana itandukanye na Bibiliya mushobora kuba mufite Bibiliya yera. Biri komeza itubwira ku murongo wa 11 babwira Mose bati mbega ibyo wadukoreye kuki washatse ko dupfira mu butayu? Ese nta mva zari mu Misiri? Tukiri mu Misiri ntitwakubwiye ngo utureke dukorera abanyamisiri? Ese ibyo ntibyari kuturutira gupfira mu butayu? Ntibyari kuturutira gupfira mu butayu? Musa arabasubiza ati mwitinya mukomere iri joro. Ndagira ngo ngaruke kuri rya joro. Iri joro ushobora kuba ungurikiye hari amajoro umaze iminsi urara nabi. Ushobora kuba urwaye mu ijoro akaba ari huremba. Ushobora kuba ufite ibikuniga mu ijoro. Ushobora kuba ufite ibigutera mu ijoro. Ariko nanjye ndahanurira ubuzima bwawe. Iri joro ni ijoro ryo gucungurwa n'Imana. Iri joro ni ijoro ryo kurengerwa n'Imana. Ndagira ngo nkubwire Imana izi ko Satani akorera mu ijoro, ariko n'Imana ishobora gukorera mu ijoro. Imana ishobora gukorera mu ijoro. Bibiliya yatubwiye ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya nimukomere iri joro muri bwirebera ukuntu uhoraho abakiza. Bariya abanyamisiri mureba ntimuzongera kubabona ukundi, nimuhumure uhoraho niwe uri bubarwanirire. Amen. Bibiliya yacu ijambo ry'Imana niyo nasomaga. Reka dusome Bibiliya yera mwumva uko biri bivuga kugira ngo tuze kuyahuza aya magambo. Ku murongo wa 10 aravuze ngo Farawo abatuze Abisirayeli bubura amaso babona abanyegiputa bahuruye inyuma yabo baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka babaza Mose bati ntamva zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Niki cyatumye utugira utyo kudukura muri Egiputa? Si ibyo twakubwiraga tukiri muri Egiputa tuti tureke dukorera abanyegiputa, kuko ikiruta uko dukorera abanyegiputa biruta uko twapfira mu butayu. Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanira uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Ndagira ngo mbabwire iyo umuntu agoswe n'amajwi menshi ushobora kumaza iminsi ugendana n'Imana imbere ubona inzira zaraharuwe, ibintu byose bimeze neza, ariko igitondo kimwe urusaku rwa Farawo rukaza, abanyegiputa bagasakuza. Sinzi urusaku rukwinjiye mu matwi. Ushobora kuba ufite urusaku rwa cyamunara. Burya cyamunara irasakuza mu matwi y'umuntu, igisakuza rwose ukumva cyamunara irimo irasakuza. Kandi hari igihe na divorce isakuza mu matwi nayo ngo gisakuza, abantu ugasanga bahangayitse. Umuntu ari kuvuga ngo ese Mana ko ngiye gutandukana n'umugore amaherezo yanjye azaba yahe? Ko ngiye gutandukana n'umugabo bizagenda biti? Burya divorce nazo zirasakuje hano kuri iyi si, apana mu Rwanda gusa. Zirasakuje rwose. Mbibutse ko kutabyara bijya bisakuza. Bijya bisakuza ugasanga kutabyara byasakuje rwose. Ugasanga ndetse bigiye gutuma amahirwe yose wari ufite uyatakaza. Kutabyara birasakuza. Si icyo gusa, uburwayi burasakuza, bugasakuza kugeza ubwo habwa itangazo ry'uko indwara utazayikira. Burya nabwo bujya busakuza. Uburwayi bujya busakuza, muganga akakubwira ngo aho bigereye taha ujye kuryama ibyawe birananiranye. Burya uburwayi bujya busakuza. Ubuse mbabwire kuntu muri iki gihe urubyiruko tubyara abana twibyariye bajya baduteza urusaka, ababyeyi bakarara bicaye kubera abana babyaye batameze nk'uko babatekerezaga. Ugasanga abana batumye urusaku rukubera ikibazo mu matwi yawe. Ubuse nkwibutse uburyo neza usanga ugira idene ry'umuntu mu matwi bigasakuza, ikirego kikazamuka ukavuga ngo ariko Mana ko umutima wanjye mfite ishyaka ryo kwishyura uru rusaku rw'imwenda ko rugiye kunkoza isoni ku karubanda. Mbibutse ko uru rugendo turimo ibidusakuriza ni byinshi.
ibintu birasakuza. Mbibutse none ikintu gikomeye, ibyaha byo birasakuza kugeza ubwo umuntu ahinduka amayibobo, yari umugabo muzima, yari umugore muzima, ibyaha bigasakuriza muri we agahinduka iciro ry'imigani, kugeza ubwo ahinduka se mbyite ngo iki, umuntu akagira ibyaha kugeza ubwo ubwenge buva ku gihe. Buriya ibyaha iyo bigwiriye mu muntu ubwenge buva ku gihe. Kimwe mu kikwereka ko ibyaha ari urupfu, ibyaha byo bisakuriza mu mutwe w'umuntu, akagenda ukajya ubona ubwenge bwavuye ku gihe. Iyo ibyaha byuzuye mu mutima w'umuntu, byuzuye mu mutwe w'umuntu, byuzuye mu maraso y'umuntu, birasakuza kugeza ubwo umuntu ahinduka umuntu usa naho atakigira ubwenge. Abantu bakamura bakajya bavuga ariko wowe wa mbere ni wowe uyu munsi. Ibyaha birasakuza, ibisakuza ni byinshi. Ngo bigwiriye, ngo Imana irareba ibona ko aba bantu bagize ubwoba batewe n'urusaku rwa Farawo wari ubari inyuma. Imana iravuga ngo nanjye reka mve imbere njye inyuma. Noneho Imana ijya inyuma. Inyuma niho hari ikibazo. Ibona ko imbere nta kibazo gihari, ahubwo ibona inyuma niho hari ikibazo. Imana iva hari imbere kuko yabonaga ikibazo kiri inyuma. Imana nkorera imenya aho ikibazo kiri cyawe, izihagarara hari ikibazo. Nababwiye ngo Imana ibonye ko bafite ubwoba, iza ku isoko ihagarara hari ikibazo. Ubuhanuzi uyu munsi ufite uyu mugoroba, ndagira ngo nkubwire, Imana izihagarara hari ikibazo cyawe. Imana izihagarare ahantu kiri, ijye ku isoko yacu, ijye neza aho hantu aba ari ihagarara. Ngo maze ku Banyegiputa ibabera umwijima, ya nkingi y'igicu ibabera umwijima, ntibongera kubona Abisiraheli. Ku Bisiraheli babera umucyo ubamurikira. Umva nkubwire, iyo Imana yagiye ku kibazo, ahantu ikibazo cyaturukaga harabudika, ntibongere kukureba, ntibongere kukubona, ntibongere kukumva. Imbere hakaza umucyo ukumurikira, ugakomeza ukagenda. Iyo Imana irwana rero izi kumenya hari ikibazo. Reka mbabwire, umunsi umwe umugabo bita Elisa yigeze kujya mu mudugudu mwiza, baramubwira ngo dore umudugudu ko ari mwiza. Reka mbabwire, hari igihe umudugudu aba ari mwiza, hari igihe umudugudu aba ari mwiza rwose, ariko urimo urusaku ruteye ubwoba. Ushobora kugira umudugudu witwa inzu nziza, ushobora kugira umudugudu witwa umugabo mwiza, ushobora kugira umudugudu mwiza bita umugore, ushobora kugira umudugudu rwose ukabona ko uwo mudugudu ari mwiza, ariko urimo urusaku abantu badashobora kumva. Elisa baramubwira ati dore uko umudugudu ari mwiza, dore uko usa neza, ariko amazi yaho umva ararura, uyanyweye arapfa, uyanyweye arapfa, ubuzima bwe ntibwongera kubaho. Elisa arababwira ngo ikibazo ni iki? Ati umudugudu ko ari mwiza, ikibazo ni iki? Arababwira ati nimunjyane ku isoko. Imana izi isoko y'ikibazo cyawe, Imana irayizi. Imana izi isoko y'urugamba uri kurwana, Imana izi isoko y'ikibazo ufite, Imana izi. Elisa aravuga ngo umudugudu ndawubona ni mwiza, ariko nimunjyane ku isoko. Ndagira ngo mvugane nawe uyu munsi, ndashaka ko dukora isengesho rivuga ngo Mana isoko y'ikibazo cyanjye, aha niho nshaka kureba. Imana yambwiye ngo mbabwire muri uyu munsi ubutumwa nahawe n'Imana, numva ari byuzuye muri jewe, nuko kukubwira ngo bwira Imana ijye ku isoko y'ikibazo. Imana ijye ku isoko, kuko igihe itagiye ku isoko ugira ngo cyakemutse ariko ejo kikagaruka, ukagira ngo cyakemutse ejo kikagaruka, ukagira ngo byarangiye ejo bikongera bikazuka. Iyo bitakemukiye mu isoko biba bikihari. Iyo ushaka kugira ngo ikibazo gikemuke, jya mu isoko y'ikibazo. Imana ishimwe cyane. Ngo Elisa baramwereka bati dore mudugudu ukomeze. Ngagiye ku isoko afata umunyu, arabwira ngo nimuzane icyo bita imperezo, muzanemo n'umunyu. Ngo aragenda ngaminjiramo umunyu muri ya soko, amazi aba meza, uhereye uwo munsi ntiyongera kurura. Ndagira ngo mvugane nawe uyu munsi, Imana irashaka kugira ngo ijye ku isoko y'ikibazo cyawe, igikemure igihereye mu mizi, igikemure igihereye mu mizi. Niba ari ubukene bwawe, Imana ibukemure buhereye mu mizi. Yewe niba ari urugo rwatewe ubona Satani yasamiye, Imana ijye ku isoko. Yari yateje ikibazo muri urwo rugo, kuko nababwiye ngo umudugudu ushobora kuba ari mwiza. Ngiye mbonye abantu bagendera mu mamodoka meza ariko bafite ibibazo. Uzi kugendera mu modoka nziza, Range Rover nziza, Range Rover Sport nziza cyane imeze neza, ukagendera muri Mercedes Benz, ukagendera muri V8,
ukagenda rwose wumva umeze neza, ariko ibibazo biri muri iyo modoka, ibibazo biri mu mazu dutuyemo, ibibazo biri aho hantu mu kazi, ibibazo biri ku iso aho, ndashaka ko tuza kubwira Imana ngo Mana yega inyuma turagaragara neza, dusa n'umudugudu urimbye rwose, umudugudu urasa neza, yabawureba babona ko umeze neza. Erega n'umuntu ni umudugudu, mwari mubizi? Erega burya uri umudugudu. Hari abantu batekereza ko umudugudu n'akagari ari byo ndi kuvuga, no, ndavuga umudugudu w'umuntu. Burya nawe uri umudugudu, uri umudugudu rwose, burya uri umudugudu, ariko ushobora kugira ibibazo inyuma bitagaragara. Uyu munsi Imana ijye ku isoko. Ufite ikibazo, ndagira ngo tuze kubwira Imana ijye ku isoko. Elisa umanuye amazi aho reka mpavi. Dore ijambo nasomye ariryo nshaka kugarukaho. Ku murongo wa 19, umumarayika w'Imana ngo wagendaga imbere y'Abisiraheli, ngo ajya inyuma, niko twasomye. Ubundi uburyo bwo kujya inyuma ntabwo ari bwo buryo Imana ari isanzwe igenderamo, nkuko namwe mbivuga. Imana muri gahunda ikunda kujya imbere, ariko kubera urusaku ruri aho ngaho rukomeye, Abisiraheli bagize ubwoba, batangiye kubwira Mose, baravuga ngo ntamva zari muri Egiputa, urinda utuzana muri ibibazo byakomeye. Hari igihe twadukira abahanuzi atari kuriya nawe ajya hanura ibidasohora, yarambwiye ngo irantabaye none ngiye gukorwa n'isoni. Donc hari igihe twadukira abahanuzi ariko tubarenganya. Mureke tubwire Imana ngo ijya hari ikibazo. Ikibazo si abahanuzi, oya, barakoze guhanura ariko sibo basohoza ubuhanuzi bahanura. Ahubwo kubwira Imana ngo Mana dore none isoko niyo nshaka ari yuheraho. Isoko y'ikibazo cyanjye ni hano. Imana ibonye ko urusaku ruri inyuma, iva imbere ijya inyuma. Imana ishimwe cyane. Aho hantu nyine ubona hakugoye, aho uri kubona intambara ziva, aho uri kubona ugiye gukorerwa n'isoni, aho uri kubona bigukomereye, aho uri kubona inzira neza zanze, ukabona kandi isoko y'ikibazo ni hariya. Turabwira Imana uyu munsi ngo Imana ijye ahaduteye ubwoba, ahaduteye ibibazo, ahaduteye ubwihebe, ahaduteye agahinda, ahaduteye amaganya, ahaduteye kugira ubwoba. Imana bari hireba, abari hijya ihindukire. Kandi mbibutse ko burya iyo twatatse Imana irumva. Dore umurokore mubi ni umurokore ugira ibibazo akabicecekana, ntabwira Imana. Yego ntukabwira abantu, ariko se wananirwa no kubwira Imana? Nubona ibintu bigukomereye jya ubwira Imana ngo Mana dore aho bikomereye, dore aho biri gupfira, dore aho ikibazo kiri, dore aho intambara zituruka, dore isoko yazo. Imana ntishobora kuzihangana wayitungira urutoki. Iyo wayitungira urutoki irabyikorera. Igihe cyose Yesu yajyaga gukora ibitangaza, yajyaga avuga ngo urashaka ko nkugirira nde? Kandi ibyo abireba. Arabaza uwari impumyi ngo urashaka ko nkugirira nde? Arabaza umurwayi ngo urashaka ko nkugirira nde? Ibyo arabireba, ariko arashaka ngo ese uzi isoko y'ikibazo cyawe? Waba uzi aho isoko y'ikibazo ufite ituruka? Waba uzi aho ikomoka? Waba uzi aho urugamba urwana ruturuka? Waba uzi intambara uri kurwana aho zikomoka? Waba uzi ibikugoye aho bikomoka? Uyu munsi ndagira ngo tuze kubwira Imana ngo ngwino ujye ku isoko. Nasomye ngo Imana ibonye ko bagize ubwoba, iravuga ati reka njye inyuma. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu bibiri nshaka kuvugaho. Wereye aho urusaku rwari rubereye rwinshi, amagara asakuza ndetse n'ingabo zisakuza, Imana igiye inyuma yimira urusaku, irarwimira. Ubundi Imana ikigera inyuma y'Abisiraheli, Abisiraheli ntibongeye kumva urusaku. Kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko Imana yaje gukora, aho yahagaze urusaku rurahagarara, aho yahagaze urusaku rujya ruhagarara. Ndagira ngo urwo rusaku rusakuza, ndagira ngo Imana ihahagarare, maze Imana yimana urusaku mu matwi yawe. Kuko iyo rugwiriye rugutera ubwoba rukaba rwatuma uva no mu masezerano. Abantu benshi bavanywe mu masezerano n'urusaku. Abantu benshi bataye iby'Imana yababwiye kubera urusaku. Iyo Farawo yasakuje cyane, hari igihe abantu bagira ubwoba bakava mu masezerano, bagatangira gusubira muri Egiputa, bagatangira gutekereza ko iby'Imana yavuze bidashoboka, bagatangira gutekereza ko urugamba barwana batazarutsinda.
reka nkubwire mwene data unkurikiye, ijambo ni rimwe. Imana nihahagarara urusaku rurarangira. Imana nihahagarara urwo rusaku ruri mu matwi yawe rurarangira. Sinzi urugusakurije mu matwi ariko rurahari. Kimwe Imana yahagaze yimira urwo rusaku rwose rusakuriza mu matwi yawe. Imana yahagaze rero, icyambere urusaku rwarabuze mu matwi y'Abisirayeli. Ikindi yusomye guhera ku murongo wa 24 hari ijambo rivuga ngo bujya guca. Ni rya jambo n'ubundi rigaruka, bujya guca. Ijambo bujya guca risa n'abavuga ngo ni mu gicuku. Bibiliya iyi mfite ijambo ry'Imana iravuga ngo bujya guca, ariko Bibiliya yari iravuga ngo mu gicuku cya nyuma. Mu gicuku cya nyuma. Ndashaka kuvuga ku gicuku cya nyuma tugasenga Imana. Igicuku cya nyuma harerekana ko hari igicuku cya mbere. Igicuku cya mbere Farawo niwe wari ufite ububasha, ariko igicuku cya nyuma Imana niyo yari ifite ububasha. Wowe igicuku cya nyuma Imana igiye kugira ububasha kuri wowe, igiye kugira ububasha mu byawe, igiye kugira ububasha ahantu mu gicuku cya nyuma. Ariko igicuku cya mbere cyari igicuku kiyobowe na Farawo, cyari igicuku kiyobowe na Farawo ukandamije Abisirayeli. Hari igicuku maze mu iminsi usa naho ukandamijwe. Satani agufite mu maboko, arakubwira ngo ndakwicira aha hantu, arakubwira ngo ndakugenza uko nshaka, arakubwira ngo ubuzima bwawe mufite mu kiganza. Ariko igicuku cya nyuma ni igicuku Imana ikoreramo, ni igicuku Imana ihagarara. Hayo magambo yavugirwaga ni igicuku Imana ihagarara, igahagarara hahandi Satani yavugiraga, Imana nayo ikavuga. Haba igihe Satani amara umwanya avuga, ariko haba n'igihe cyo kuvuga ku Imana. Birashoboka ko umaze iminsi uganira n'amajwi ya Satani, ariko igihe tugezemo ku munsi dusoyeho, igicuku tugiye kwinjiramo, ni Imana ifite ijambo, ni Imana igiye kuvugana nawe, ni Imana igiye kuvugana n'ubuzima bwawe, ni Imana ishaka ko ubwo bwo bumaranye igihe burangira mu izina rya Yesu. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka aritamurura. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamurure mu nkingi y'igicu. Uwiteka yitamurure mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo, bituma kururika ruhije cyane. Ndagira ngo mbabwire, igicuku cya nyuma Imana igifata inziga z'amagare. Reka nkoreshe iri jambo, inziga z'amagare ni ukuvuga ngo tukoresha amapine y'imodoka. Muzi imodoka ko hari imodoka zizi kwiruka cyane, ni nko gupfumura ayo mapine imyuka ikavamo yari iri mu mapine. Hanyuma hari imodoka yabikigiye amapine yavuyemo umwuka. Ngiki kintu Imana yabanje gukora cya mbere. Ayo magare yirukangaga inyuma y'ubwoko bw'Imana. Imana yapfumuye izo nziga, ipfumura ayo mapine, umwuka urasohoka. Usohotse rero ni ukuvuga ngo ayo mapine ntiyari akigendesheje izo modoka, imodoka zarahagaze. Imana ipfumura ibyakwirukanganaga byari bifite imbaraga. Hari igihe ugira umuvuduko wo kwirukanga ariko akagira ibindi bikwirukangana. Imana nkorera, Imana yampamagaye, ipfumura izo nziga zikwirukangana zihagarare mu izina rya Yesu. Nisimara guhagarara, ibyakwirukanganaga bitangire bivugira aho bihagaze. Burya hari ibintu bishobora kukwirukangana, ariko Imana yapfumura izo nziga zakwirukanganaga zigahagarariraho. Burya navuze ngo ibisakuza ni byinshi, cyamunara ishobora guhagarariraho, gusenyuka k'umuryango bishobora guhagarariraho, kwirukanwa mu kazi bishobora guhagarariraho, igihombo uri guhomba gishobora guhagarariraho, ubugumba bwawe bushobora guhagarariraho ukabyara. Igihe cyose ubwo burwayi bwahagarariraho, ikintu cyose Imana ivuze cyahagarariraho. Imana ifite ububasha bwo kuvuga ibyari bigufiteho imbaraga, ibyari bigufiteho ubushobozi, ibyari bigufiteho ububasha bigahagararira aho, bigahagarara, ntibirengaho, ntibyongere kukugenza, ntibyongere kukwirukangana. Ngo Imana ibonye ko Farawo afite imbaraga zo kubirukangana kandi ashobora kubafata, apfumura amapine, arapfumura ngo amagare ntiyongera gongera gukururika ngo agende, ngo ahubwo akururika biruhanije. Niyo bari bafite umuvuduko wo muri kilometero, Imana irawuhagarika,
bakajya bagenda nk'utunyamasyo. Abisirayeli barakomeza. Umva kuri Imana izi kurwana. Ibyabirukankanaga irabipfumuye, ariko Abisirayeli bo ibateye imbaraga zo gukomeza kugira ute kuvuduka. Imana igira ibintu yimira byakwirukankanaga, igira abantu ihagarika bakuvudukanaga, igira abantu yimira bari bakwasamiye, maze ubuzima bwawe Imana ibuhagarareho. Nongeye ndasenza aka kanya ngo ubuzima bwawe Imana nkorera ibuhagarareho, ibwimane, ntibutange mu maboko y'ababushaka. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Umva ikintu cya kabiri cyabayeho, ngo Imana yigira inama. Ariko Imana ni nziza, Imana ni nziza. Ngo abanyegiputa nabo bahagaze, Imana iri kuvuga ati abantu ngiye kubatsemba neza, nabo baratangira bati rero duhunga Abisirayeli, ibintu birakomeye. Imana yateguye kumarira abanyegiputa mu nyanja, nabo batangiye kwigira inama yo gusubirayo. Duhunge. Reka mbabwire, iyo Imana ishaka kurangiza isoko y'ikibazo, nubwo Satani yashaka kugira ngo aguhunge, Imana itari yica isoko y'ikibazo, Imana ntijya ibyemera. Iyo Imana yashatse kwica isoko y'ikibazo cyawe kugira ngo uyirandure burundu, ikibazo ntikizagaruka ukundi, ntabwo ijya yemera ko umwanzi wawe ahagarara. No, arakataza, ariko nubwo akataje, Imana iba ifite gahunda yo kugira ngo imutsinsure neza, imutsinsure imuvanye mu mizi, ubu utazongera kugaruka. Ngo Farawo ariyumvira, ngo abagaragu barambwira ati ariko turabona Imana y'Abisirayeli igiye kuturwanya, amapine yose arapfumutse, kugenda ntibigishobotse, waretse tugasubira inyuma. Ngo Imana inangira umutima wa Farawo. Reka nkubwire, igituma ubona hari intambara baguteza bagakomeza bagakurikirana, Imana iragira ngo bakurwanye cyane zishireyo. Nubona hari ibibazo byazamutse, njya nkunda gukoresha iri jambo, hari igihe umuntu avuga ati ariko noneho ko mbona byaturutse imbere n'inyuma, ko mbona urugamba runkomereye, ko mbona Satani yangabye ibitero, ko mbona Satani yaciye imbere n'inyuma, ibi bintu ni biki? Hari igihe Imana yemera ko zizamukira rimwe kugira ngo zishireyo, nijya kuzikubita zikubitire rimwe, zigendere rimwe. Nubona byahagurutse cyane, induru zahagurutse, mu kazi zahagurutse, ahantu hose zahagurutse, hari igihe Imana yemera ko bihagurukira rimwe kugira ngo birangirire rimwe. Biba rwose ubwinshi bw'ibiguhagurukira ntabwo bisobanura ko bizakumaraho, ahubwo hari igihe Imana yemera ko bihaguruka. Yemeye ko Farawo ahaguruka, ahagurukana ingabo zose, ahagurukana amagare yose. Imana yemera ko baza barakurikira, ariko misiyo yari ukugira ngo ibarangirize mu mazi. Kwari ukugira ngo ibarangirize mu mazi. Hari igihe abarozi bahaguruka bagacuragura, hari igihe abapfumura bapfumura, ibyo bajya gukora bakabikora. Hari igihe abagome baba benshi, ugasanga hirya no hino ntufite uwakureba neza, ariko byihorere. Hari igihe umunsi umwe uzabyibagirwa byose, ukabyibagirirwa umunsi umwe byose. Nakubwiye ngo hari ijoro ry'Imana, hari ijoro ry'Imana. Ubwo burwayi murwaza mu muryango murarwaza, umwe arakira undi akarwara, abadayimoni bari kuvugira mu muryango iwanyu bari kuvuga ngo bazatwara umuntu, ariko ntawe bazatwara, kuko Imana dufite ni Imana yemera ko bahaguruka ariko ikabima umunyago. Imana yemera ko bavuza induru ariko ikabima intsinzi. Imana yemera ko basakuza ariko ku munota wanyu ikarurwana. Imana yemera ko ibibazo biza ariko ku munota wanyu akaba ari ivuza impundu. Ndagira ngo nkubwire, ikikwemeza ko Imana ikwishimira, umwanzi wawe ntazavugiriza impundu kunesha, ntabwo bizashoboka. Reka Satani avuze induru, reka abakozi be bahagarare, reka bamukorera bagambane, reka bamukorera bakurarire amajoro, reka bamukorera bahagarare, ariko Imana yawe igiye guhaguruka ku munota wa nyuma, mu gicuku cya nyuma, mu mwanya wa nyuma, isoza urugamba rwawe neza, kandi izakurwanirira, izakuneshereza, izakwereka ko ari Imana nyamana. Ndagira ngo nkubwire, Imana yawe nigiye kogezwa mu gihe nk'iki. Imana wasenze igiye kugaragara mu gihe nk'iki. Imana wahamagaye igiye kuvugana nawe. Imana wahamagaye igiye kuvugana n'abo bantu. Imana wahamagaye igiye kukuvugira. Imana wahamagaye igiye kukurenganura. Imana wahamagaye igiye kwerekana ko ari yo mucamanza utabera. Imana wahamagaye niyo kwizerwa. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo kandi Uwiteka atanga itegeko. Ndagira ngo nkubwire, Uwiteka aratanga itegeko kuri uyu munsi. Hari itegeko ryasinywe, Imana ibasha kurisinyura. Hari itegeko ryagusinyiwe, kugomba kugirwa uko byavuzwe.
Imana ibasha gusinyura itegeko. Farawo yari yasinye ngo babice, Imana iravuga ngo namwe nimusinye ko uyu munsi aribo baragwa mu nyanja. Ntabwo wabyumva. Imana ibonye ko Farawo yasinye, aravuga ngo nimubafata mubicire muri ariya mazi, inzira iraharuwe. Farawo arakurikira. Imana niciye inzira mu mazi, Farawo agiye gukurikira mu nzira atazi uwayiciye. Dore ikosa abantu bajya bakora, ni ukubona Imana iduciriye inzira bakinjira mu nzira batazi uwayiharuye. Imana iguciriye inzira, abakurwanya barakurikiye. Imana iguciriye inzira, wubatse urugo, abenda kurusenya barahagurutse. Imana iguciriye inzira, wiboneye akazi, abakugambanira barahagurutse. Imana iguciriye inzira ngo wigendera amahanga, abashaka kukuvutsa umugisha nabo barahaguruka. Kuko hari igihe Imana idushyiriraho inzira, ariko Satani agaca mu bantu kugira ngo tutabasha kubona umugisha wacu. Ariko reka mbabwire, reka mbarahire Imana nkorera. Iyo Imana yavuze igitanga itegeko, nongera mbisubiremo, iyo Imana yavuze igitanga iki itegeko. Uyu munsi ndashaka gusengera mu itegeko. Hari inzira zigomba gukinguka ku bw'itegeko, hari imiryango igomba gukinguka ku bw'itegeko, hari amahirwe yawe ugomba kwinjiramo ku bw'itegeko, hari imbaraga z'Imana zitwa itegeko ry'Imana. Itegeko ry'Imana risumba ubuhanuzi, itegeko ry'Imana risumba amasengesho. Iyo Imana itegetse biba ako kanya. Ntabwo bisaba ngo ubuhanuzi barabutegereza, ariko itegeko ry'Imana ntabwo ritegerezwa. Ndagira ngo nkubwire, itegeko Imana igiye gusinya uyu mugoroba, itegeko, ibyo bintu byananiranye, ibyo bintu biri kwanga, ibyo bintu byitambitse, Imana igiye gukoresha itegeko kugira ngo ukunde winjira aho Imana ikubwira. Ariko hari umuntu wizeye tuvuge ngo turinjira mu izina rya Yesu, turinjira. 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 Imana yakoresheje itegeko, n'amazi atanga inzira. Amazi yatanze inzira. Amazi atanga inzira. Amazi yatanze inzira. Imana yakoresheje itegeko, amazi atanga inzira. Imana umva reka mbabwire, Imana yatanze itegeko, urutare ruruka amazi. Imana yatanze itegeko, umva ikirere kirekura ibyo kurya. Mbibutse ko Imana yagaburiye Abisiraheli manu ibikoresheje amaboko yayo, batatetse, nta masafuriya, nta mbabura, nta. Imana ikoresheje itegeko gusabiramo. Imana ikoresha itegeko barya inyama kugeza ubwo bazihaze, babwira Mose ngo buzimana kongera kuduha inyama turazihaze. Umva nkubwire, yakoresheje itegeko birashoboka. Yakoresheje itegeko Petero asohoka mu nzimbo, yakoresheje itegeko Paulo, uwo bita Paulo asohoka mu nzimbo ye, Paulo na Sira babafunze baraso. Imana yakoresheje itegeko, uwo bita Yohana bamutaye ku kirwa cyitwa Patimo, Imana imukuza amaboko yayo. Imana ikoresheje itegeko, ntayitakuvana, ntayitakugeza, ntayitagukura, ntayitakwinjiza. Imana yakoresheje itegeko. Uyu mugoroba ndagira ngo dusengere mu itegeko, ndagira ngo dusengere mu itegeko. Imana itegeke, hategeke, hategeke, wambiye Yesu ategeke, 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 ubwire Yesu ategeke, atawale, atawale, wambiye Yesu atawale. Haleluya. Imana iravuga ngo uyu munsi ndakoresha itegeko kugira ngo abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Oh, haleluya, haleluya. Imana yakoresheje itegeko, ikibazo cyawe irakubwira ngo ntuzongera kurwana nacyo ukundi. Igukemurira ikibazo igikuye mu mizi, igihereye mu mizi. Ariko Imana igihere mu mizi. Bakundwa bera b'Imana, bantu dusenga, twinginga Imana. Ndabizi hari abantu bankurikiye muri uyu mwanya mufite ibintu bibagoye, bibaremerereye. Imana ibikemura ihereye mu mizi, ikoresha itegeko. Ikoresha itegeko. Kuri ubwo burwayi ikoresha itegeko. Kuri uriya mwana wawe Satani yafungiranye, yaboheye ahantu, Satani arashaka kumwivugana ngo amugenze uko ashaka, Imana ikoresha itegeko. Kuri ya muvandimwe uri gusengera, Imana ikoresha itegeko. Kwizo mpapuro uri gusaba, Imana ikoresha itegeko. Kwibyo byangombwa ukeneye, Imana ikoresha itegeko. Nikoresha itegeko, imiryango yari ifunze irakingurwa. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tugane ku musozo dusenga. Ku murongo wa 27,
ku murongo wa 27 reka tuhasome 14:27 haravuze ngo Mose, reka ngoreshe biri ijambo ry'Bibiliya yera kuko akenshi niyo usanga tuba dufite ndi gukoresha ijambo ry'Imana ariko abenshi ariye mutayisobanukirwa, ariko ndagira ngo nkoreshe iyo twumva twese. 27 Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo, abanyegiputa barayihunga, Uwiteka kunkumurira abanyegiputa mu nyanja. Umva finali kuntu Imana igiye ikina. Umva finali, umva ukuntu Imana ibikora. Abanyegiputa bari bakurikiye bazi ko Abisirayeli bagiye kwamarira mu nyanja. Imana irabihindura, abanyegiputa bari bo bashirira hehe mu nyanja. Ubundi Imana ishaka kukurwanirira neza, ijya yemera ko ibintu biza bikaba, ijya yemera ko hari ibintu biza bikaba, bikazamuka, bigasakuza cyane, bikavuga cyane, bikiyamamaza cyane, bikagaragara cyane, bikakubanziriza. Yawemera bikubanziriza kugira ngo Imana niza bwa nyuma ibisoze neza. Imana yabari yuririmba, Imana yabari yuvuga, Imana yabari yo wemera, Imana yabari uzabwira abantu. Kuko icyatumye Imana itinda kugusubiza ni ukugira ngo nigusubiza utazahamagara bene wanyu ngo nibo babikoze, utazahamagara bene wanyu ngo nibo babikoze. Igihe cyose Imana yemera ko bizamuka kugira ngo nibikora Imana bari yihabwa icyubahiro yonyine. Yemeye ko abanyegiputa baza, ariko ku munota wanyu finali Imana ibakunkumurira hehe mu nyanja. Dore ijambo bita gukungumura ni nko gufata akagaswara kanjye kakuzura intozi. Intozi murazizi, inzukira. Warangiza ugashaka umuriro uri ugakungumurira zanzukira hehe mu muriro. Nukuvuga ngo nagira ngo tuze kubwira Imana igira ibindi kunkumura ku buzima bwacu, kandi bigukungumurire rwose, ibigukungumurire. Niba ari abarozi bagukunkumurire, bakuveho bakurekure. Niko bimeze. Niba bakuroga, baguteza imitego, baguteza ibihato, baragiye batega munsi y'urugo, yewe baracuragura, uyu munsi ubwira Imana ngo Mana, aba bantu banyiziritseho, banyigombye, ndashaka gukunkumura. Ngewe sigare ndi ngenyine, aka gaswara ndakagereranya nawe. Ibintu byose byagutondagiye, ibintu byose byakuriye, bikakurira atari ibyo kukurira. Imana nkorera, Imana yampamagaye, ukora isengesho rivuga ngo Mana, ibi bintu binzengurutse ukunkumure mu izina rya Yesu. Ariko hari umuntu nguri cyavuga ngo amina. Hari ibintu tugomba gusenga ukabikunkumura da, ukabikunkumura, ukongera ukabikunkumura rwose, ukongera ukabikunkumura, ukongera ukabikunkumura. Ubyumve neza. Ndagira ngo ngubwire usenge uri seriye. Rega nutirwana nta uzakurwanaho. Hari abantu barindiriye ngo bazansengera. Umva jya umenya kwirwanaho. Ugomba wenyine kujya imbere y'Imana ukavuga ngo Mana, iyi myuka indwanya ndayikunkumuje, iyi myuka abandoze ndayikunkumuje, ubu burwayi ndabukunkumuje, izi cyamunara ndazikunkumuje, aya madene ndayakunkumuje, ubushomeri ndabukunkumuje. Ugomba kugira ibintu ukunkumura mu izina rya Yesu. Ugomba kubikunkumura. Ugomba kwiga ureguri ku rugamba, ureguri mu ntambara. Satani ndakorohera, we numworohera we ntazakorohera. Uragirira imbabazi Satani, ntabwo mugomba kubishuta. Ntacyo mupfana, turi nyina wabo, turi nyirasenge, n'ikimenyimenyi gituma kwereka ko ntacyo mupfana. Akurwanya atagufitiye imbabazi. We numugirira imbabazi we ntazazikugirira. We numukunda we ntazagukunda. Yaje kwica, gusenya no kurimbura. Yesu yaje gutanga ubugingo bwinshi, yaje gukiza no kugira ngo zibone ubugingo bwinshi. Niko hana bivuze. Imana irashaka kubona ubugingo, Imana irashaka kubaho, Imana irashaka kurama, Imana irashaka kurinda ibyawe, Imana irashaka kugarura ibyawe, Imana irashaka kugira ngo yongere kugarukeho nawe ubu umuntu. Muri iki gihe Imana irabishaka. Hanyuma ndagira ngo uhaguruke dusenga Imana. Niba uri mu ntebe yawe muri saro, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana ubwira Imana ngo Mana, hari ibintu ngiye kwiyambura, hari ibintu ngiye kwiyambura kandi ndabikunkumura. Ubwira Imana ngo Mana, ndabirambiwe, ndabihaze. Hari ibintu ugomba gukunkumura bigakunkumuka. Hari abadayimoni bagomba gukunkumuka, abagutera mu majoro, abakurwanyiriza mu bana, abakurwanyiriza mu rugo rwawe, abakurwanyiriza mu kazi kawe, abakurwanyiriza aho hantu, abakurwanya ngo ntutambuke, abakurwanya ngo ntuzabyare, abakurwanya ngo ntacyo uzimarira, abakurwanya bakaguhiga. Umva ngo ubwire, hari abadayimoni ugomba kwiyambura
uyu mugoroba hari imyuka igomba kukuvaho, hari imbaraga igomba gutandukana nazo, hari imigambi y'umwanzi igomba kumanuka, hari imigambi y'ikuzimu igomba kuburizwamo mu izina rya Yesu. Ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka aritamurura. Imana igiye kwitamurura, Imana igiye kukwitamururira. Ndagira ngo dusenge, ndagira ngo dusenge. Igomba kwitamurura. Ngo mu gicuku, ngo Mose arambura inkoni. Iriya nkoni isobanura iki? Ububasha, isobanura ubushobozi, isobanura imbaraga, isobanura ubutware, isobanura ikise. Mvuge ngo yari nk'Imana. Iriya nkoni yari nk'Imana, yarimwe amategeko. Imana yafata iyo nkoni, Mose yayirambura, Imana igakorera muri iyo nkoni. Ndagira ngo nkubwire, niba urafata agaswara kawe, niba urafata agakoni ko mu cyumba kawe, hari abantu bagira udukoni mu nzu two gukubita abana, ariko ntimukajye mukubita abana, ntabwo ari umuco mwiza. Kubahana ni byiza, ariko ntimukakubita abana ngo mubababaze. Hari abagira udukoni two guhana abana, hari n'abandi bagira utwo kurinda ingo zabo. Niba urafata agakoni ariko hagira ibintu usenya, hagira ibintu wanga, hagira ibintu ujuririra, hagira ibintu utemeranya nabyo, hagira ibintu utumva, hagira ibintu ubwira ngo sata, igihe umaze, igihe umbabarije, igihe unkomerekereje, uyu mwanya ndagukungumurira mu nyanja, ndagukungumurira mu muriro. Ngo Pawulo inshira imaze kumuruma, ngo ikirereta, ngo ngirereta ku gikonjo, irimo irereta ku gikonjo, ngo aragenda yegera umuriro, ngo icyo kirereta gikungumurira he? Mu muriro. Burya gukungumura, ngo bategereza ko ari bupfe akindutse, ngo bategereza ngo cyangwa ari bubyimbirwe, ngo hashize akanya, ngo baravuga ngo burya ni Imana. Ati uyu muntu udapfuye yishwe n'iyinshira. Yewe uyu muntu burya twari dutegereje ibitazategerezwa, uyu muntu ari mu Imana. Umva nkubwire, Satani arafata ubusa ku buzima bwawe, Satani arafata ubusa mu byawe, Satani arafata ubusa. Umva urimo urarwanywa, Satani arafata ubusa. Imibereho yawe ni mizima, ntabwo ugomba gupfa, ugomba kubaho. Umva nkubwire, ntabwo abantu uzahagwa. Ndaguhakaniye, Imana ifite umugambi, ibyawe irabihagararaho, abawe irabahagararaho. Wowe haguruka gusa ubwire Imana ngo Mana, hari ibintu nanjye nanze aka kanya, ndafatanya na Pastor Edouard, hari ibintu nanze, hari ibintu niyamye mu izina rya Yesu. Urahari ngo dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye, imbaraga zawe zisumba izindi imbaraga zose. Mwami ubwoko bwawe burahagaze. Aka kanya ndasenze mu mbaraga z'umwuka wera. Hari abadayimoni senya ku buzima bwabo, hari imigambi mburisamo ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Watubwiye ngo uhindura gahunda, ujya ku isoko y'ibibazo byabo, ujya ku isoko y'ikibazo. Aka kanya hari umubyeyi wajya ku isoko y'ikibazo cye, hari umupapa wajya ku isoko y'ikibazo cye, hari umwana w'umukobwa wajya ku isoko y'ikibazo cy'agashaka, hari umuntu wajya ku isoko y'ikibazo, ibyari ibibazo bigatemuka bikarangira mu izina rya Yesu. Ndasenze nk'imbaraga zawe, reka umanura amaboko yawe, reka umanura imbaraga zawe, reka usenye ibyari bibasenye, reka ujye ku isoko y'ibibazo byacu, reka ujye aho byabereye, reka ujye aho byapfiriye, reka ujye aho byangiye mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zigaragare. Aka kanya umuriro umanuka utwike. Eliya yarasenze umuriro uramanuka, nanjye ndasenze ngo umuriro nutwike iyo myuka mibi, umuriro nutwike izo mbaraga z'umwijima, umuriro nutwike iyo myuka irwanya abera, iyo myuka isenya ubwoko bwawe, iyo myuka isenya imiryango, iyo myuka isenya itorero, iyo myuka isenya abana bakabura ubwenge mu mashuri, iyo myuka turayisenya, iyo myuka iteza uburwayi turayisenya mu mbaraga z'umwuka we. Reka wigaragaze Mwami, hari imbaraga tumenaguye. Mana reka utabare, tabara buri muntu wese uko akwinginga, tabara buri muntu wese uko akumva. Aka kanya reka itegeko ryuzure kuri buri muntu wese, reka ukoreshe itegeko Mwami. Buri muntu wizeye ijambo ryawe bimubere nk'uko aryizeye, buri muntu wese wizeye ijambo ryawe abona ubutabazi, buri muntu wese wizeye ijambo ryawe abona ukuboko kwawe, buri muntu wese wizeye ijambo ryawe umukorere ku kibazo, ku isoko yacyo. Ukore ku isoko y'uburwayi, ukore ku isoko y'amadeni, ukore ku isoko y'ubushomeri, ukore ku isoko y'ibyamunara, ukore ku isoko Mwami. Aba bantu bari baremererewe, abantu bari bakomerewe, abantu bari bihebye, urusaku rwari rubaye rwinshi. Reka Mwami ugire icyo ukora, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndagushimiye ubwo watubwiye ngo uje guhagarara hari ikibazo, uje guhagarara ahari haduteye ubwoba, uje guhagarara hari hatwihebesheje, uje guhagarara hari haduteye agahinda. Reka ugaragare mu mbaraga zawe, reka werekane igisubizo hagati mu bwoko bwawe. Urakoze kumva gusenga, urakoze ko hari ibintu dukungumuye aka kanya, turabyiyambuye.
hari ibintu twiyambuye turabisenyeye mu izina rya Yesu. Iyi myuka idaturuka ku Mana yaje kwica no kwisenya no kurimbura, turayibase mu izina rya Yesu. Iyi migambi yose ya Satani turayisenye mu mbaraga z'umwuka wera. Urakoze ko ari ingo zubakitse, urakoze ko ari amahoro atashye mu miryango iwacu, urakoze ko ari itorero ryawe rigomba kwaguka, urakoze ko imitima yacu ukomeza kuyitangaho ihumure. Ndagushimiye ko ari abantu bazashima mu buryo budasanzwe. Urakoze ko uduhaye ibihe byiza kandi uduhaye amateraniro akwiriye. Urakoze mwungeri w'intama, icyubahiro nikikugarukire mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi wacu, amen. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Imana ikemuye ikibazo mu isoko yacyo, byizere gutyo ubyenderemo. Imana izabana nawe iki cyumweru cyose. Uzashima Imana ku cyumweru gitaha utubwira ngo ku isoko y'ikibazo Imana arahageze irabikemura. Mwari kumwe na Pastor Edouard. Imana ibaho umugisha, murakoze, mugire umugoroba mwiza. Shalom shalom.